Hashize igihe hirya no hino ku isi hadutse ubwoko bushya bw'amafaranga butari inote cyangwa ibiceri bifatika, ahubwo akoreshwa kuri interinete gusa, ibizwi nka cryptocurrency. Aya mafaranga yo kuri interinete ari amoko menshi, ariko irizwi cyane ni Bitcoin. Umwihariko waryo ni uko nta gihugu ashingiyeho kandi ntanashobora kugaragara cyangwa se ngo afatwe mu ntoki. Bwana Strato Habyarimana, impuguke mu bukungu, arasobanura uburyo ayo mafaranga akoreshwa. Cryptocurrency zo ni amafaranga ari digito, nayo ni amafaranga mbese akoresha abantu bahererekanya badakoze ku mafaranga nyayo. Iyo ahatandukaniye n'andi mafaranga dusanzwe tuzi, tumenyere ko igiceri, inoti, kugira ngo bibeho nko mu Rwanda tuvuge, nuko BNR ubwayo iba yafashe icyemezo ngo dusohoye inoti ya 5, dusohoye inoti ya 2, bakabiprintinga, bakabizana, wayakenera nyine ukagenda ukayafata. Aya ni amafaranga afatika. Mu gihe izi twita cryptocurrencies zo ntago zifite uburyo bufatika, nta nubwo uzitanga ari banke centrale cyangwa se banke runaka ifite uburenganzira bwo kwishinga amafaranga, n'abantu ku giti cyabo. Ubwo muri 2018 u Rwanda rwakiraga inama yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga Transform Africa, uwitwa Satoshi Sakamoto, uzwi kuba ari we wahanze ifaranga ryo kuri interinete rya Bitcoin, yagiriye inama ibihugu bya Afurika kuriyoboka kuko ryatuma byihuta mu iterambere. Icyakora leta nyinshi za Afurika ziracyafitiye ubwoba aya mafaranga yo kuri interinete. Impamvu y'ubu bwoba ngo nuko ikibazo cya mbere ni risk. Burya iyo ifaranga risohoye hari uburyo banke zicunga ingaruka zishobora kuba, harimo nko gutagaciro kw'iryo faranga, harimo nko kwizerwa kw'iryo faranga. Ariko ikibazo cya cryptocurrencies nuko mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye, ahenshi ntago banke centrale cyangwa abantu bashyiraho amategeko agenga n'ibijyanye n'imikoreshereze y'ifaranga, ntago barashyiraho amategeko n'amabwiriza. No kuvuga ngo niba wemeye kubijyamo, ni risk yawe. Hari abaturage basanga gukoresha amafaranga yo kuri interinete byagora Abanyarwanda batari bake, bitewe n'uko hari benshi badasobanukiwe ikoreshwa rya interinete. Iryo faranga ry'ikoranabuhanga rifitemo, ngiye mbyumvamo ari ibice bibiri. Hamwe ni byiza, ariko ahandi ntabwo mbona biba byiza, kubera yuko abaturage bose ntabwo bafite iyo tekinoloji yo koranabuhanga. Hari abaturage baba mu biturage mu byaro, kandi iyo gahunda bavuze bati niyo ikora hose, babandi bahura n'ikibazo cyo kuba batari bubona amafaranga ngo bakemure ibibazo byabo. Nubwo hari impungenge nyinshi ku nkomoko n'uburyo bwo kubona aya mafaranga yo kuri interinete, ndetse n'ubwoba bw'abajura crypto hackers bashobora kubizamo, kuri ubu abayakoresha bariyongera umunsi ku munsi, ndetse bimwe mu bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byatangiye kubenguka ayo mafaranga. Nk'ubu umukuru w'igihugu cya Tanzania mu minsi ishize yaciye amarenga ko igihugu cye kigiye kuyoboka Bitcoin, ndetse yanasabye abanyagihugu kwitegura kuryakira. Kubw'ibyo hari abagaragaza ko u Rwanda narwo rukwiye guteganya amategeko yaba agenga aya mafaranga, kuko isaha n'isaha yagera mu gihugu. Strato Habyarimana, impuguke mu bukungu, arakomeza. Nkeka ko abayobozi bo mu Rwanda, Banque Centrale, Banque Nationale, yagombye gutangira gutekereza ngo ubundi twashyira amategeko agenga gute imikoreshereze y'ayo mafaranga. Nubwo turi kuvuga ngo ntagaraza arakoreshwa. Twashatse kuvugana na Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ngo isobanura aho u Rwanda ruhagaze ku ikoreshwa ry'amafaranga yo kuri interinete, ntibyadukundira. Mu bihe bitandukanye BNR yakunze kumvikana iburira abaturage kwirinda aya mafaranga yo kuri interinete, kuko ngo atizewe uko acungwa n'uko akoreshwa. Icyakora mu Gushyingo umwaka ushize wa 2023, Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa, ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko, yumvikanye avuga ko u Rwanda ubu rwatangiye inyigo y'umushinga w'ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga, kandi ngo uyu mushinga ugeze kure. Daniel Hakizimana, Flash FM.